Mfite inama ndetse se waba ufite ngo nize gatoya. Caritas araza nyishyuza. Iyi laptop ubu nayo ni iyanjye kabisa. Ntabwo ni Ibintu babiri kumbaho n'ibiki kuko mu by'ukuri. Kuko ibintu byambayeho nanjye ntabwo nzi ari ibiki nahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ikibya kuba yari hasoni bikarapfuye kubera umuntu ukina n'ibintu ariko se ngiye mu kazi nta tike ariko turandimo amafaranga reka nimikoze ndebe ko yama mu make mu mafaranga yanjye afite kabisa. Muzete boss. Sawarari. Biracamo? naruri. Okay, ndumva ari kabisa. Sinana no gutandukanya byabo n'ibya ariko hari umufuka wanyemera akazi ariko ufite nimero zo na activity na ndetse se waba ufite ngo nize gatoya. Ushaka kuvugana nawe n'undi. Ni umuboss wanje yaramamagaye ati nze amakazi. Nigorona kana activity nze ngo ndepana nyite. Okay. Bavugisha. Allo? Meze bite boss? Ni Bonaventure muvugana ko na iPhone yanjye agize akabazo gato yazimye gusange ho nihe wagaze. Ari bire kanze ndaje gatoya. Kagunda. Navuga vandi gukererwa mwana avuga vandi gukererwa. Ukuri ukuri murangereza. Ananje kuko mu by'ukuri ibintu babiri kumbaho n'ibiki kuko mu by'ukuri. Kuko phone baragitwaye mananje ndagira ku kazi gute kuko mu by'ukuri nakererewe mananje. Tori. Yo, Bite mwana. fresh. Se uri mu nzu ikinguye. Nageze aha ngaha ntabwo menya ko nahageze. Man, ntabwo nari nzi ko wahageze kabisa. Sasa Umeze ute? Shamwe nisangage mwana. Bigenda ikiye bite man? Nari ngiye mu kazi mwana. Ngiye mu kazi. None baranyibye mwana. Baranyibye kandi rwose banyibye nta n'agatike nari mfite rwose ni ibibazo bikomeye cyane kabisa. Man, ko numvuye n'ibibazo ra kwibwe mu gitondo kari hatari. Shaka rwose ni danje ubu rwose wamfasha muri twa dufaranga warumbereyemo rwose ukavumanya dukeya kugira ngo mbone n'agatike kabisa mbashe kujya mu kazi. Man, rero muri iki gihe biragoye kabisa. Urabizi ko muri no minsi abanyeshuri bari kujya ku ishuri. Biragoye kuba wabona amafaranga muri ibi bihe kabisa. Wenda nka nyuma abanyeshuri bamaze kujya ku ishuri tumaze guhembwa nibwo umuntu ashobora gutekereza ko hari ikintu yakubonera kabisa. Cyukuri ko tuziranye kuri umusore. Cyukuri ko nta mugore ko nta bana ufite. Mu by'ukuri kubanga kujyana abanyeshuri abana ku ishuri koko rwose nawe rwose wagerageza rwose cyo ntabwo byumvikana. reba hana amasaha abageze kweri umuntu ntago araza mu kazi ibi bintu rwose ntago ari byo rwose. aho nyumvire
ubuse telefone yayigize gute mu by'ukuri telefone nk'ubu ngubu yambwira ngo yayishyize hehe Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not. Please try again later. ntabwo aribyo rwose none se tori mu by'ukuri ko nzi ko nta bana ufite kuko mu by'ukuri avuga ngo urohereza abana ku ishuri abana ku ishuri abana utagira ko nta bana ugira nta mugore ugira mu by'ukuri wampaye ku mafaranga ko mu by'ukuri amafaranga abizi nawe umaze amezi 8 utaranyishyura rwose. Rega mani kuba nyine nta bana mfite nishyurira imenya ko buriya abantu tuba dufite family dufite barumuna banjye kandi urabizi family yanjye ntabwo twishoboye ababyeyi nta bushobozi bafite bivuze ngo iyo ufite barumuna bawe ugomba kubitaho rero muri ino minsi ngende gufasha barumuna banjye ni njyewe ugomba kubitaho ababyeyi barashaje nta bushobozi bafite rero ugomba kunyihanganira mu gihe amafaranga atarabona nta kundi nyine nawe ngiye kujya mu kazi ariko reka mbe ku bwiherero gatoya ariko ni mu kazi Caritas araza nyishyuza ubwo reka nze ndebe ndafite ikibuno iyi laptop ubu nayo ni iyanjye kabisa ntabwo nitaye ku bibazo yahuye nabyo nubwo bamwibye abantu twarakubiswe mani nta mikino ihari nzi kwereka ahubwo uburyo abacuyi dukora umusa imashini ubu ni iyanjye nk'uko mubibona I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Tori hanyuma n'amafaranga nyine yanjye nyine ufite nyine ubwo nyine ubwo yashake vuba kabisa ase bage yanjye igiye he mwana bage wazanye se nani shamani none se narinjye mu kazi nta bage mfite bage sinakizanga mwana ubizi yuko nge waje usanga ndi mu turimo mani ni gute nabura bage ko mu by'ukuri ko nje nyifite kuko urambwira ngo bage yanjye igiye kuko mbabwire usobanure neza ukuri neza uvuga ngo wowe waje ndi mu mirimo abizi ko wanaje usanga ntari hano muri salo sinigeze mbona uza ufite igikapu rwose naje hano muri salo nta gikapu mbona nibwo dushaka kumbwira ngo igikapu cyawe ni njyewe ugitwaye ubwo wabisobanurira gute mu by'ukuri ninje bage nyifite mu by'ukuri kuko ubuze njye nije bage nyifite gusa urambwira ngo bage yanjye igiye ibibazo ndi guhura nabyo n'ibibazo bimeze gute mu by'ukuri mbuze bage yanjye reba nakubwiye ko bananyibye na phone nari ngiye mu kazi banjye ba phone none kuko na bage yanjye rero none se kuki utacekinze se ngo umenye niba wakwibye iyo telefone niba waba wanatwaye n'igikapu cyawe kuko njye ntabwo nimeze nk'umuntu uzi ufite igikapu hano gusa kuko nk'ibintu ni iki kuko mu by'ukuri ntabwo ibintu byarangirira aha ngaha rwose ntabwo wambwira ukuntu nabura bage ari bo twari turi kumwe aha ngaha rwose ntabwo byarangirira aha ngaha rwose reka njye mu kazi ariko rwose ntabwo rwose iyo mashini iboneke rwose bage yanjye iboneke rwose njye mu kazi ariko bani bisetingemo ko imashini yawe ari njye watwaye rwose ariko niba utekereza ibazo uje umbwira ko bakwibye urimo uratekereza ko ngewe ushaka kugufatirana hakwiye imashini kandi mbizi neza ko banakwibye telefone rwose njye nabyizera gute mwana nagize nose ko bage nayizanye oya rwose nawe ubitekerezeho rwose rwose kuko utori wafatanya n'ibibazo byose nawe nabyo ko rwose wowe genda ujye mu kazi mani njye mu kazi ariko ucekinge neza urebe niba wakwibye telefone atari wanakwibye icyo gikapu cyawe kuko njye ntabwo nigeze nyibona hari ikintu nk'ubu koko ni gute umuntu reba ahantu amasaha aba ageze kuri telefone twebwe ntabwo ari byo rwose bitese cyangwa mbwira ukuntu wifata ukageza isaha utarava ku kazi
ubu habaye ryari saa 4 n'igice utaraza mu kazi uzi ukuntu turi gukora kuri projet ikenewe cyane dukeneye gutanga raporo ku gihe ukagize izi saha utaraza ku kazi mbwira wari uri he mbese wakoraga ibiki bose nukuri ibintu byambayeho nanjye ntabwo nzi ari ibiki nahuye n'ibibazo bikomeye cyane ikijya kuba yariko bituma ukererwa ku kazi bose urabizi ko nsanzwe nkora akazi neza nazindutse rwose none uyu munsi wakishe reba nk'ubu ngubu usohotse muri office hano hicaye abakiriya ntabwo tubakoreye baragiye ntabwo mbyumva neza wari uri he ubundi sobanura wari uri he nukuri nazindutse nk'ibisanzwe kandi urabizi akazi sanzwe gakora neza ariko nageze mu nzira rwose babanyibye telefone ngaho nyumvire ngo bakubye telefone ahubwo kwanza hari n'ibintu dukeneye gukora cyane bikeneye imashini iri he mashine y'akazi iri he ko harimo raporo nkeneye none aha rwose yizana ahubwo se ko mbona ntayo wazanye wayisize mu rugo nayo ngo nguki bagize gute imashine y'akazi irimo raporo zingana kuriya irimo ibintu bingana kuriya ngo bayibye pas possible ntabwo ushoboka ni gute imashine nk'iriya yabura ejo ujya gutana bakubwiye ngo imashine wayishyize ku kazi ko nshaka kuza kuzinduka nkagutanga mu kazi urambwira ngo hari ibintu ukeneye gukora mu rugo nyumvira ngo bayikwiye cyangwa wayibishije kugira ngo uze uteke imitwe ushaka kubeshya kuri boss nawe urabizi nabo utekereza umva twumvikana icyo kintu cyo kumbwira cyo ko imashine yabuze ntago gishoboka ibyo ukora byose ugenda ushakira mashine iboneke kuko ibintu byose byaba bipfuye ibintu byose turi gukoraho byose byaba bipfuye ugomba gushakira mashine ikaboneka tukumvikana yego boss sasa rero ntago rero ngeneye gukorana n'abakozi bameze gutyo ugomba gukora ibintu ukabasiriye ntago akazi arako kuza gukiniramo ntabwo kugenda ugaruka hano kuri office ari uko imashine uyizanye nuyibura mukaya nahamagara inzego zibishinzwe zigukurikirana kuko nta ibintu n'imikino bakwibye genda soka genda ntago tuvugana asoni ariko nje hari ibintu ntaba numva neza ni gutuma koko hanze kamanje akazi karapfuye kubera umuntu ukina n'ibintu ntabwo byumvikana rwose